haleluya, haleluya. Urakoze mwami kubera ineza yawe, urakoze kubera urukundo rwawe, urakoze kubera presence yawe. Mwuka wa data, urakoze kubera kuri kumwe natwe muri uyu mwanya. Urakoze kubera imirimo yawe mu bana bawe. Duciye bugufi imbere yawe mwami, mu kubaho kwawe tuvuga ngo let your will be done. Reka ubushake bwawe bwonyine bukoreke. Urakoze kubera ukuboko kwawe gukomeye uyu mugoroba, kandi urakoze kubera guhindura ibikomeye uyu mugoroba. Uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Ndabatabara kugira ngo mbereke ibikomeye mutabasha kumenya. So umwami abaho umugisha mwinshi. Ndashaka uyu munsi turebere hamwe ijambo rya nyubatse cyangwa nawe riri bukubake, umumaro mu gusenga. Nanone twirije ubusa, kuko hari abantu babaza bati ese gusenga ntibihagije? Nawe uburyo ubyubaka mu buzima bwawe, ubishyire bihinduke lifestyle, bihinduke ubuzima bwa buri munsi. Nibi bigitangaza kumva ko wasenze kandi wiyirije. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, umumaro mwinshi. Iryo jambo ryiteho, umumaro ungana gute? Mwinshi. Gusenga kugira umumaro mwinshi. Kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Zubwo Yesaya twibiri banga avuga ngo narahanuye ndahanura ariko nshatse Imana nyibonye, nibwo navumbuye ko iminwa yanjye yanduye. Nibwo yatangiye gutaka ngo ndajya he. Nibwo marayika yazanye ikaramukozaho, umugabo araboroga, ndi umunyaminwa wanduye. Ninde wakubwiye ko ufite iminwa? Umumaro ukomeye mu gusenga no kwiyiriza. Turaza kurebera n'ibintu bitandukanye gusenga no kwiyiriza bikora mu muntu. Tuzanarebera hamwe izindi mpamvu zitandukanye n'umuntu wasenze aho atandukanira n'umuntu udasenga. Gusenga gusa Imana irumva. Yes, irumva cyane kandi koko irumva. Kwiyiriza biba akarusho kubera iki? Reka maze masobanurira abantu babyumve. Kwiyiriza ubusa hari abantu babikoresha nk'iturufu ngo Mana urahita bumva cyane. Ubwo nirije amatwi urahita hehe. Yes, kwiyiriza bigira umumaro ukomeye cyane. Yego, ntabwo kwiyiriza bikora ku Mana kuruta uko bikora kuri wowe. Gusenga plus kwiyiriza bikora cyane kuri wowe kurusha uko byakora ku kindi kiremwa icyo ari cyo cyose. Gusenga no kwiyiriza, oh my goodness, uba ufashe umubiri ukawutereka mu isekuro, ukimeze utya, kubeshya guhagaze, desire yo gusambana imeze gutya, buri jipo iciyeho urakurikiza amaso, buri ukase buri muhungu uciyeho uti mbega gatuza we yateruriye, amaso bameze gutya. Mwacyumvise icyo mvuze? Ukawutereka mu isekuro, uwuterekamo ukigukanuriye gutya, utaramanura umuhini, uba umeze utya. Umva, wakora ku kantu ntibamenya aho ugacishije. Babyita kudeplasa, ntabwo ari ukwiba, ntabwo bakiba, baradeplasa. Buri cyaha bagishakira izina. Ibintu byose ubwirasi bwarenze bukimeze gutya. Kwibona, isi ijejeta, umuziki w'isi ujejetera hano, amafilime y'uburyo bwose, amashusho mabi byose bijejeta. Ariko wamvugiye ngo Imana, kwiyiriza uvuye kugusenga gusa, kwiyiriza ubumanuye umubiri neza uti mwene da, my body jya mu isekuro nkwereke. Umunsi wa mbere ukabyuka uti bampaye ku gikoma uti isekuro ukabukubisemo iki? Umuhini. Umubiri uti ko ukizinga. Saa sita utingiye kongera gusenga ukumva indirimbo mu nda, dora kareti karahiye,
dore kariya gafiriti ryaho kamwe utitoka ugafata umuhini umuhini ni ijambo ni ugusenga. Mu kanya umukobwa agacaho ukongera ugakurikiza ya maso nawe uti bongera urebe hano mu isekuru wewe ugashyira ukongera ugasenga nimugoroba. Umva, iyo ukubise umuhini gatatu isombe ibirangiye uburangije. Bibiliya yavuze aho twasomye muri Yakobo ibice 5:16 uravuga ngo gusenga k'umukiranutsi iyo asenganye umwete kugira umumaro. Hari umumaro, tubanze twumvikane ko gusenga no gushaka Imana bifite umumaro, ariko bavuze plus umwete. Ako kantu niko kadusoba, kuko gusenga, umva, ubusasha kumbwira ngo iyo umuntu arimo arasekura nubwo ari agasomba agiye kurya mu kanya bibaza ngo biraryoha, ubusava amabavu asetse ntabwo biryoha. Niyo mpamvu abazi ubucuruzi babiciye hirya, bati umuntu arajya kuruhira iki, shyiraho imashini tukwereke, bagatama amashami isombe ikazana ize gute irangiye. Ngo wasame sana, ndimo ndavuga gukwiriza plus gushaka Imana uri serious usenga. Umubiri n'irari ryawo n'ibijyanye nawo n'akarande zawo n'ibikurikira mu maraso n'umubiri byose ubishyize mu sekuru, the more uhonda anga gukwepa, wikwepa gusenga no kwiriza, ni wowe bigirira umumaro. Hari igihe twibwira ngo iyo nirije Imana itayumva cyane gusenga kurusha ikindi gihe cyane. Ntabwo irenza kuko isanzwe twumva turi abana bayo. So kwiriza ntibibanza gukora ku Mana cyane kurusha uko bikora kuri wowe, ahubwo bikora kuri wowe sana. Niyo mpamvu Paul yabanje kuvuga ngo nshaka gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere. Uwo ni Paulo ubivuga. Ni ukuvuga ngo yari ari ahantu ababazwa n'ibyo arimo arakora, akifuza ibyiza ibibi bikamwitambika, agashaka kugira gutya ibibi bikitambika, agashaka gukiranuka. Arangije aravuga ngo no, nyuma yarashatse Imana yarakubise umuhini aragaruka ati wa wundi nyine ataraga ubu nabambanywe nande na Kristo. Ubu ntabwo ari igihe uriho, ni Kristo. Oh my how I wish ni Kristo. Ibaza umuntu kwivugira ngo ubu ndireba nkasanga it's not Paul. Cyagihe nashaka gukora ibyiza nkabimenya ko ibi byanyitanze imbere nkabikora, ariko ubu amazi si yayandi. Ubu Kristo ari niwe muri jye. Ntiyavuze ngo niwe nabambanywe nawe. Reka mvugane n'abantu bamaze imyaka 2 mu gakiza bavuga ngo genda cyari umukristo mushyashya, niyo mpamvu ntiyiriza. Genda cyari faible, niyo mpamvu ntiyiriza. Jewe sindabyumva cyane, niyo mpamvu ntiyiriza. Erega 70 ni nyinshi no pfumuga igifu. Umva, ahubwo agakiza nyako Imana itanga kiyiriza umunsi wa mbere. Uzareba ukuntu buri muntu wese ukijijwe ahora yishimira kumva ijwi ry'Imana. Oh Jesus, icyama uyu munsi message ikajya mu mutsi wawe. Agiye gusoza urugendo, arimo aratugira inama ati guca mu isezerano nta mpamvu, uzayoba inzira, ariko abantu bazamenya Imana yabo bazakomera. Vuga ngo haleluya. Bazakora iby'ubutwari yabyibonyeho. Yarabibye mu busore bwe, yararetse ibiryoshye biraribwa arabyima, yararetse ikintu umuntu wese aba yishima kujya imbere y'umwami gusangira n'umwami arabyibuza, yanze kwipendekeza. Mu yandi magambo, uyu munsi turimo turibuza ibiryo, turimo turibuza kurya atari uko ameza yabuze ikijyaho, ukagira ngo urimo urakora ubusa.
bisa nkaho you're doing nothing, urimo urakabya, niko benshi bazakubwira ko wigize mu kabyayire. Ibyo bintu bya Julienne muzapfumuka igifu, bariya baba bafite ahantu bageze, nawe ukazuzanya umutwe ngo se vandi jour uzapfumuka igifu amatwi azibe. Oh Jesus, niko tempa zo mu matwi zizapfa. Ujya wumvisha ugutwi kumvuga ngo halovuga cyane uzira septante, wanakudanganya, barakubeshya. Ubwo nubwo bw'abadayimoni. Iyo utagiye deep mu gucubira, ujya up mu kumenya Imana. Ubuzima bwo gusenga no kwiriza niyo lifestyle tubona kuri Daniel. Amakuru yamenyaga yose yabaga amanutse ku mavi. Yashoboye kumenya igihe ubwoko bw'Imana bugomba kugira gute. Arabara neza asanga ibyumweru ngo iki umugabo bagiye ku mavi. Umwami yagize gutya ku mavi. Turaguta mu cyobo cy'intare, I'm ready. Umugabo arahagarara, ariko dore ukuntu ashoje atubwira. Aya magambo yankorogosho yarancumita. Ashoje atubwira ati guys, abazamenya Imana yabo hari ugukomera bazagira muri bo. Hari ugukomera bagira muri bo. Aravuga gukomera kw'imbere. Yarakubonye, yarakomeye, umubiri yarawucucumye, yarawusekuye, amaze kuwusekura arakomera. Beneda, intare no kuyivuga byonyine tuvuga uti wahita wihakana Imana. Kwiyiriza binesha uyu mubiri w'inyuma Beneda. Kwiyiriza bisenya ibibambasi. Kwiyiriza kuguhindura géant spirituel. Yes. Kwiyiriza tega amatwi kano. Kwiyiriza ubusa ukongeraho gusenga ushaka Imana bizibura amatwi yo mu mwuka, bigakura igihu ku maso. Bya bibazo wibaza ngo ese umuntu yumva gute Imana, nta ubikwigisha. Noneho ugera ahantu ukamenya ngo data aravuze. I tell you, ugera ahantu nta masomo baguhaye maremare ngo steps eshanu warazumvise, ariko still ntabwo uri murayumva. You go deep. Komeza ujye kure mu Mana, iravuga ukabimenya kuvuze. I discipline my body. Uzi discipline? Umva ngo nda discipline. Je discipline mon corps. Va maman muri mu masengesho, discipline ton corps. Discipline your body. Kutari yukiriza 70 jours ni discipline. Umumaro wo gusenga no kwiriza no yuguyu navugagaho. Uhinduka géant muri spirit yawe. Géant spirituel. Umenya Imana birushijeho. Ugendana n'Imana birushijeho. Amaso y'umwuka arahumuka, amatwi y'umwuka arumva. Reka ngusabe dusengane. Imbaraga zisumba byose, imbaraga zisumba byose, imbaraga zisumba byose zisanga abana babaho bari mu izina rya Yesu. Imbaraga zisumba byose zineshe, zineshe, zineshe mu buzima bwacu, zineshe mu buzima bwanjye, zineshe mu buzima bwacu. Uduhe kwidisciplina, uduhe gusohoka mu binyoma, uduhe gusohoka mu ngeso mbi, uduhe gusohoka mu bitwugarije, uduhe gusohoka mu makimbirane, uduhe gusohoka mu binyoma, uduhe mwami guhinduka. Imbaraga z'umubiri zineshwe in the name of Jesus. Lekorado zuba yedeleka la yadebo shepe le pereberebo la takayama imandosko le barria da apalado shepelea ibala sotakayama lisa teleba yoshoba ibala mebebo sheteleba. Sanga abana baho bari mwami, sanga itorero ryaho riteraniye mu mago iyamandezaya zura ubusabane nawe. Reka ibyarinda mu bihinduke igihombo azayeba.